Yego twaje rero Intare official muri aho yifurije kugubwa neza, kugira imana n'amafaranga. Ibintu byakomeye. General Kambuzi ararusimbutse, General Kambuzi ararurokotse ubugira ubwo mu bwa kabiri, ariko bwa gatatu sinzi ko azabasha kurusimbuka kuko Intare za Sarambwe ziramushijwe, nongera mubwire ngo ziramushijwe. Ariko andi makuru akavuga yuko General Kambuzi niwe twayisi wa General Janvier Karayiri araruhishijwe, ariko ngo yabashije kuraswa mu mbavu. Aya ni amakuru mbazani mbere yo kugira ngo mbahereze ku ngingo z'amakuru. Ano makuru kuko arashyushye, n'izindi ngingo zagiye mfite ndaza nzibabwire, ariko namaze gutangira kuri ino nkuru ya General Kambuzi n'umwe FDLR. Kambuzi turagira ngo ndaza kumuvugaho. General Kambuzi ni umwe mu ba operation commander, niwe twayisi wungirije General Janvier Karayiri. Janvier Karayiri amaze imyaka 25 hejuru uzamuka werekeza mu bidonke, hejuru y'imyaka 25 amaze mu bice bya hariya ari indwanyi. Ntabwo yigeze yumvikana na guverinoma Kinshasa, kuko nigeze yumvikana na Joseph Kabila, kuko mu batutse Joseph Kabila arimo, yaramututse. Ntabwo nshaka gusubiramo ibitutsi ngo mbe nka kamwe mu gatipe kamwe kaka FDLR kari yakitwa ngo niba ari bakita ngo ni Pedro Espoir Pedro, kamereye nabi, karambangamiye, karanyibasiye, nigashaka kugira ngo mvugishe ukuri. Kari hari hafi ya za Miyanja, n'ubundi ni kamwe muri za Wazalenda, ariko kamereye nabi. Ariko nakazi kako kuko nacyo kazantwara. Yaba ba Inyasi birirwa bavuga ati ngo Bemba ngo tuzakwica ngo tuzakugira gute, ntacyo muzantwara. Yaba bahakiza ntacyo muzantwara, yaba Dominique Ndarutse ntacyo uzantwara, yaba Jean Marie ntacyo uzantwara, ariko Jean Marie azansaba imbabazi kubera ko ari kuza. Yaba Queen 5 ntacyo uzantwara, Queen 5 nawe ashobora kuzaza kubera ko aho yagiye ashaka wenda bizamukurura hariya kwa Matswe, ngo yaratunze umukobwa wa Matswe. Namwe muzaza ariwe bigira abagabo. Uwundi witwa nani Karisimbi Sansusi, ariko Sansusi wari uzi yuko inyangu ufata nkaho uri, kuko Sansusi umugore wa Sansusi n'umugore wa muyomba wanjye baravukana. Sansusi uzaza mama Manzi, uramuzi n'umugore wawe, nubwo umushyiraho abagore nka 500 babare kubivuga, ariko ntabwo bizatuma utaza. Bakamiga bakagira gute na gute, mugapfa nabi, muzankura he? Intare zirahari zamaze kubyutsa umugara. Reka mbabwire rero, wenda reka nere kujya muri amaranga mutima bitewe na kari agatipe kitwa ngo ni Espoir Petro ko ngako ntacyo kantwaye, kari akantu ntacyo kantwaye, kirirwa kavuga ngo Bemba ngo yakoze accident, ngo nkora accident, ngo amenye aracika ndavamo. Ibyo ni ibyanjye, none se nawe utakora accident? Ibyo ni ibyanjye. Kirirwa kantu kakavuga nabo katakagombye kuvuga. Ariko hari uwitwa nabwiye umwe ariyizi namwe ati ngo ijambo uvuze kuri chef d'état major wa mama 23 General Emmanuel Sultani Makenga uzasaba imbabazi, uzazihabwa, kubera ko tutime ibiremwa muntu twese dukora amakosa. Uzasaba imbabazi, ushobora kuzazihabwa. Nanjye nzafasha kugenda nkajya nkubwira ati ngo ariko mwamugira imbabazi koko atize, abatazi gusoma no kwandika, nubwo ari general mubabarire kuko yabivuze ahubutse. Nanjye nzagusabira imbabazi, ugiye kwihangana. Nanjye nzafasha mazagusabira imbabazi abakoze ibikorwa byinshi byo gutuka abayobozi bo muri mama 23, ariko hano ibintu bimaze guhinduka. Reka nshimire bakomeje gutanga ibitekerezo byabo. Ndaje rero kugira ngo nizire kuri operation yakozwe na mama 23, yakozwe n'abakomando. Baragenda bavisha imyuna bo muri APSRS bo kwa Janvier Karayiri. Ni ibintu byari bimaze iminsi igera nko muri 3, hariya ni muri secteur Oso Banyungu, bikaza bikagera muri groupement Rubereki, bikaza bikagera muri groupement Walo wa Yungu, ndetse bikaza bikagera muri secteur Katoyi. Abantu mu byumve nuwo ni operation. Ariko reka nshimire Fande Ekotango, Koloneli Rapide mu munyabusihe, abanyabusihe viva muraho murakomeye. Abanyabusihe bari inka za muze Aloyizi Tegera,
ba Safari Nyagatare muraho muracyazirya, mukomeze kuryoherwa niba mwarashyize muri firigo tukaba tukiriho, ba Gasaza baramu bawe n'abandi muracyaryoherwa, muracyazirya izo kwa Rohe zitegera, ntacyo bizabamarira kuko mwarariye mwarananeye. Bariya ba Janti Bunari Kadasomwa abo bose mwari inka zo kwa Rohe zitegera zigera muri 600 muracyazirya. Rohe zitegera aracyariho ariko yaje guhura n'ibibazo kuko mukecuru we yarapfuye, mukecuru nawe wahuye n'ibibazo. General Mayanga yaje kumukura mu nzira avuga ati ngo ino nzu, kuko kwa Rohe zitegera burya ise witwa Gategera yari umwarimu yari yarubatse inzu nziza ifite sima y'imbaho, yaragiye akora sima y'imbaho hejuru, porafari y'imbaho, mu mpande ari imbaho. Mayanga araza ati ngo mukecuru ngo toka mwire nyumba ngo nshiremo umugore, ayirongoreramo amujyana mu gikoni. Uwo mukecuru Imana yaramuhamagaye ariko yapfuye nk'umukecuru w'imfura. Malgré ibyo byabayeho Rohe zitegera kwihangana bitera kunesha, nawe ubaye imfubyi total, ntugira nyoko ntugira so. Ariko n'inka wari ufite bene wanyu bahari yibusiye ba Safari Nyagatare bari babaye abadepite bafatanyije n'abanyatura n'abandi baraziriye, bakurya n'amafaranga ngo barazikoti ngo barazicunga 3,000 by'amadolari. Yaragiye. Reka nikomeze nigira muri operation wa 23 yakoresheje commando special force aba special force bo muri 23. Congratulations, courage, mwakoze agakorwa keza, ibintu mwakoze hariya Imana ibaha umugisha, nanjye mbahereje umugisha w'abarwandofone, bivuze ku karubanda umugisha mwamaze kubona. Fande ko tango umugisha mwabonye ku bikorwa mwakoze mukoresha special force zigakubita Kambuzi zikamurasa mu mbavu, yarakize isasu ryo mu kuboko. Kambuzi yaramaze igihe yivuriza za Kibuwa, igihe M23 yaramaze gufata Kibuwa ikagera Warikare centre, bari bamwohereje ajya kwivuriza Kisangani. Ku makuru nari ifite wajya Kisangani, abandi bakaba ko yaramaze kujya Rubutu, donc Rubutu cyangwa Kisangani, yongeye kuraswa mu mbavu. Ni operation M23 yakoze mu bice bigiye bitandukanye biri muri Oso Banyungu ari azabugabo hafi ya za Mahanga za Burora, bamwe batutse Gasubo abandi bavanyabyondo, bakora mu operation mu bice bigiye bitandukanye, barasaba kwa Kambuzi barabarasa, barongera barabarasa, reka mbabwiye ngo babarashe barongera barabarasa kugeza igihe generali, buno ngo ni generali majoro kuko titirewe ngo ni lieutenant general, nkawe nka nimero de ni generali majoro, bamurashe mu mbavu. Niyo makuru dufite. Kambuzi bamunani Kambuzi rero afite ubwanwa bugeze hano bumeze nk'ubw'isekurume y'ihene, ubwanwa bumeze nk'ubw'isekurume y'ihene n'ubundi bugeze nk'ahangaha. Uriya ni umu FDLR agucira umugani akakubwira ngo isona nyoko bapfaga iki, ngo agahaza ko mu rubibi, akakubwira imigani ya Kinyarwanda, akakubwira ngo byose uko byari bimeze, byose uko byari byitwaye. Ariko Kambuzi ni umu FDLR 100%. Kambuzi yavuye muri FDLR aragenda ajya kwestara ari kumwe n'uriya Inyasi Sauli. Wowe arambwiye ngo uzanyica ngo n'umugore wanjye ngo n'abana ngo na mama na papa abashiki banjye n'ababyara banjye na bene data n'abande, uzabice ubundi babandi 13 bo mwishari yitambi barahagije, musongereho n'abandi. Uwo mubanapora abo yishe akica na se na nyina Aburahamu nande, abo bose barahagije, muzakomeze mwice birabareba sha, nta nubwo mbatinya, tazabaze simbatinya, yemba bwiza ukuri. Inyasi nawe ni umwafu darubesha ngo avuka Igomba, akavuga ngo avuka za Gasura. Yarampamagara ngo ariko shango ngaye ngo uvuka Itambi, uyo mafaranga ngo uri kurya, ngiye ndya amafaranga ko mvugisha ukuri, ko mvuga ibiriho. Intare za Sarambwe rero hariya zavuye Nyabyondo zabikubita ubudifensi zirabutwika zirabushwanyaguza, bwahariya kwa Kambuzi aza kuburaswa mu rubavu rw'ibumoso ahangaha niba muri kureba hano nambari isaha, niho rubavu rw'ibumoso niho babashe kumuturira igisasu, ntabwo zibagiye kuvurizwayo. Kuri uno munsi wa gatanu rero imirwano n'ubundi yari igikomeje, M23 igikomeza guhiga
mu bice bigiye bitandukanye hariya, ariko ati turabafata. Ariko icyo nemeza ni uko hari bamwe babashije gufatwa, abandi aho bagiye kwa Papa Manu, namwe murahazi, kwa Vie Manu, Papa Manu iwabo wa twese, babashije kujyayo, nibagira bagasanga Ngwiti na Gasongo batariyo, bazagaruke baduha ati ngo tugezeho tubuze Ngwiti, tubuze Gasongo, tubuze Gapupe, Kapopi, tubuze Masiroga. Bagiye bicwa na bene wabo, anaribo bene wacu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Gasongo, Nzayi we yishwe na malaria ibunagana yarahunze, kandi Ngwiti, Gasongo, Kamuzinzi we na mubyara wanjye, Arimasi, Tapi Rouge, bose ndi kubona bagiye bicwa. Gapopi nabo yishwe n'indwara hariya muri prison. Masiroga aracyakomeje se. Gicuma bamwitaga Patrick, Colonel Patrick, ariko se uzaba utarigeze bakapora ngo uri Colonel Patrick ariwo bitaga Gicuma. Witwaga Dekomba yari umu FDLR. Witwaga Claude, General Claude. Witwaga Mudogo nako kabaga hariya kwa Bantuza. Yewe we, kuzi ko ari benshi bamaze kujya imweso koko, ni benshi bamaze kugenda. Abo bose rero nimugeraho mugazasanga abo bari kujyayo bagazasanga n'abandi bahari bazongere bigarukire. Ntabwo mvuze abira kwa Bagapopi, kwa Bakigingi, kwa Badelta, kwa Bamatata, kwa Bamacano, abariyo ngiyo, abo Dominique Ndaruhutse yishe, Batade n'abandi ba Padiri. Ariko Padiri Etienne warambabaza igihe cyose iyo mutekereje. Yewe guze nuko mbivuga, Etienne Mutembe, Imana ikwakire iguhe iruhuko ridashira, kuko wazize ko wahawe inka n'umututsi aba ari cyo bakwicira. Dominique Ndaruhutse arakwica akujije kuko wahawe inka n'uwo mu bwoko bw'abatutsi, aturi kubagambanira. Gusa Imana igutuze ahera, kuko wabaye umupadiri utaragize ivanguramo. Wagombaga kwicanwa n'umugabo witwa Kamari wakoraga muri Caritas, kuko mission yari wowe na Kamari ariyo yari yatanzwe, kubera ko Kamari yari afite imirimo iriya za Bukombo, iyo za Birambizo. Mama Matilde muraho aho muri nawe ndabasuhuje. Ariko Kamari yagombaga gupfana na Padiri Etienne Nsengiyumva Mutembe. Kamari manda ufite, niba ugira mukuru wawe umupadiri, ni ari murumuna wawe, uzamubwire akohereza akantu kavuye i Burayi, umubwira ati nanjye ndi kwisengera kuko nararutorotse, nagombaga gupfana na Etienne Mutembe. Sibyo? Kuko yariyo operation bari bamaze gupanga, kubera ko Dominique Ndaruhutse iriya ntera hamwe Butwi, kiriya KFDL Butwi, kiriya kijenosideri cyamaze abatutsi n'abahutu muri Kongo, aba yaramaze kugira ngo semwambi waragiye. Ariko Imana ishobora byose yarakurinze. Operation rero zabereye hariya aho ngaho, ni ukuvuga ngo barashe defense barazitwika, za APSLS yo kwa Janvier Karayiri, bamwe barafatwa n'imbunda zirafatwa. Nuko ngo ni ibikorwa byakozwe n'intare za Sarambwe zazanye special force. Ino operation reka nyiveho kuko nyivuze akanya binjyana no mu bindi. Gatwigira muri operation n'ubundi ziri kubera muri Warikare muraho, mwamaze se kwakira abashyitsi? Intare za Sarambwe aho uri ntago ngiye kumena ibanga, ariko amakuru dufite nuko Warikare 45% y'igice gikoze kuri Rubero, 45% mu nyumve, igice gikoze kuri Rucuro, igice gikoze kuri Masisi, n'igice gikoze kuri Karehe. Ariko muri Kareho ntabwo ari igice kinini. 45% cyamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe mu buryo bw'ibanga. Mwabyumvishe? Intare za Sarambwe zacengeye. Noneho ku makuru yo mfite hariho ubwoko bw'abamayimayi, ariko se izi mayimayi zo ndazita ngo ni mayimayi zihera. Kandebe imayimayi zihe ni zirazo batsemiya ya Natweruvu.
ya nindi nkuru ndaza kuyigarukaho mu kanya gakeya. Nuko ngo hariya abitwa Maimai Uhuru Mark bari kumwe nabo muri MDC Renove bo kwa Guido Shimurai bakubise inshuro, bararaswa, barashwanyaguzwa muri biriya bice bya hariya muri Warikare, ariko ntabwo ari mu gice cya za Pinga kugira ngo abantu tubigendanemo neza. Ni muri kino gice uvuye za Nyabyondo ugakomereza za Kibati, Kasheberi, Macumbi hejuru, Kibati, Mingazi, uri kwerekera za Rimangi. Muri ibyo bice babashije gukubitwa abarwanyi 11, kubivuga nshize n'ukuboko hejuru, babashije gufatwa n'intare za Sarambwe, zirabafata amateka ngo kwa, kugira ngo bafata 11 amatekwa. Uri kumva ibintu byahabereye. Ubu ngubu ntabwo tuzongera kuya tudetaya ngo tuvuga ati ngo aba naba kuko rekanye nubaha Muzee Kisegeti Chilombo Antoine Felix yatanze amafaranga kuri YouTube, aravuga bati aba bantu mujye mundebera abantu bavuga iby'ukuri. Ubu ngiye kubanga avuga ngo mama 23 ngo igihumbi ngo FRDC yabikoze. Aho ngaho bavuga ati ngo ningume kuri YouTube. Ariko vuga ibyabaye nkabitangaza neza, nkabivuga ati ngo mama 23 murabizi yuko ibikorwa byayo. Cyo gihe mbangaragaje ukuri n'ubwo ati ngo no muntu mumuhanagure kuri YouTube, ntago nshaka kubivuga. Ibyabaye namwe murabyumva. Pedro mu FDLR, ibyo mvuga ibintu ndi kuvugisha ukuri, ntago mvuga ibintu ngo ndavuga ibintu kubera kuvuza ibi nibi muri comment zawe inza aho bogamiye. Singira aho mbogamiye, nge mvugisha ukuri nka Clever Bemba, kandi nkatangaza ibintu byabo y'abantu bagiye bicwa na ziriya drone, ndetse drone zabaje kugira no muri za Karehe, muri Kabari n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko nemeza ko intare za Sarambwe zamaze kuvuguta umuti bita bacucubikana bazacuba, bacucubikana batazagaruka, bacucubikana bazajya imweso. Iyo mvuze imweso abantu mujye mubyumva, umuntu wapfuye kujya imweso akongera kugaruka yararembye aba ari ibibazo bikomeye. Bacucubikana bazacuba, bacucubikana batazagaruka. Intare za Sarambwe zamaze kuvuguta drone, mwongera muzishyire hejuru muraza kubona kazo. Intare za Sarambwe zavuze ko zitarihanganira ibitero biri kugabwa na FRDC, bikagabwa na FDNB, bikagabwa n'abandi bose bifatanyije nabo kugira ngo bice abaturage b'Abanyamurenge n'abandi baturage muri rusange y'Abakongomani. Ntabwo intare za Sarambwe zirwanira ubwoko, zirwanira Kongo, zikarwanira Abakongomani. Amadubu ntabwo arwanira Abanyamurenge, uretse ko yirwanaho kubera ubwicanyi bukomeza kubabera, ariko ntabwo bajya bakora ubwicanyi nk'ubwo bari abo kwa Yakutumba, bo kwa Yagutumba, bo kwa Makanakika, kwa Ngoma Nzito bakora bakica abaturage, bo ntibabikora. Ikiro ni ukuvuga ngo Abakongomani mufatanye murwanya Abarundi kwa neva. FDLR mwambuka umupaka, mugende mutuze mu biyo ngiyo, cyo ni ibyanyu. Bakunzi b'Intare Official rero, amakuru ni menshi. Reka tubifurize gukomeza kugwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Amakuru nakagaruka mbifurije kugwa neza. Ciao ciao.